turabashuje nanone kandi tubahaye ikaze muri izi za episode ziri kuganira ku bijyana na Cyizere project, aho tugenda tureba ibikorwa bitandukanye bikorwa muri Cyizere project. Uyu munsi rero tugeze ku ngingo nziza iva ku bagenerwabikorwa. Ni bande bagenerwabikorwa mbere na mbere? Hamaze kuva kuri sustainability. Mwumva sustainability ivuga ko dufite mu marodi agera ku 10 imihanda tunyuramo nyine twerekera ku iterambere. Kumwabyumvise ubuhinzi kujyana mwagiye mu byumba cyangwa se utabyumvise ashobora kongera ko hakunze ikiganiro twakoze kivuga ko uri ubwo buryo kivuga sustainability cyangwa se uburyo bwo kugera ku ntego. Rero tugiye kuganira ku bagenerwabikorwa kandi muraza kugenda mwumvamo nyine icyo bivuze kandi dushima ko mugenda mubikunda muri benshi. Ugasanga abantu bacishije make hari icyavamo. Ntabwo ubufasha burinda gusaba ibintu byinshi, ahubwo ufite icyo wafasha byanze bikunze mu gihe waba ubyitayeho. Igihe wabishyiraho umutima ntabwo wabura icyo ufasha. Tujya tuvuga ko ushobora no kugira n'imyenda ugafasha imyenda utacyambara. Inshuti zacu rero, muri iyi episode turareba n'ubundi umushinga Cyizere, impuhwe, ubufasha ku bantu bahura n'ibibazo. Uyu munsi turaganira n'abantu bafite amateka atandukanye ariko bose bafite icyizere, bakwiye kugira icyizere, kubona ubufasha bakabona uko bahumurizwa no kubona uburyo bwo gukomeza ubuzima bwabo neza. Hari abakobwa babyaye bakunze kubona imbogamizi nyinshi. Uyu munsi rero turareba uburyo Cyizere project bafasha kubona ubufasha bw'ibanze, uburezi n'amahugurwa yo kubona ubufasha no kwiyubaka. Iyo tubivuga ibi ntabwo dushingira ku busa, ko nabwo mwacu dufite ikigo cy'amahugurwa ku myuga mitoya, kongera ubumenyi butandukanye, networking, guhuza abantu n'amasoko, skills development, talent development. Mbese dufite ubwo buryo butandukanye bwo kunganirana kandi bikaba byiza. Abantu batakaje icyizere, batakaje ibintu by'ingenzi, babuze ibikoresho. Mbese abantu rero batakaje umutungo cyangwa bahuye n'ibibazo bikomeye bagomba guhabwa icyizere n'ubufasha bwihuse. Bamwe basa n'ababona ko nta mahirwe asigaye, ariko Cyizere yaje nk'ikirahure cy'icyizere mu buzima bw'abantu. Hari abantu batakaje icyizere mu ndwara, bafite indwara zidakira. Abo nabo turabazi. Abo ni abagenerwabikorwa rero. Umuntu urwariye mu bitaro akora urugendo rurerure ajya kwa muganga. Abantu batakaje icyizere cyangwa bafite indwara zidakira bakenera impuhwe n'ubufasha butuma bumva bakiri mu buzima. Aho usanga nk'umuntu wari uhangayitse kubona umuntu aramutse abonye urukundo, umuntu ukunzwe kandi agafashwa, uyu nguyu yakongera guhangana n'ubuzima akabishobora rwose. Hari rero aho tureba none nk'abahanzi, urubyiruko n'abakuru bari mu mahugurwa batanga impano zabo. Ahangaha Cyizere project ntabwo ari ugutanga gusa, ahubwo ni no gutoza no guteza imbere impano, ubumenyi n'ubushobozi. Aho rero mu kugenda abantu bunganirana, abantu baramutse babonye amahugurwa atandukanye, amahugurwa abereka uko bashobora kugira uruhare mu gufasha abandi,
ariko nabo bifasha bateza imbere impano zabo, bahindura imibereho yabo, ugasanga ni ibintu byiza ndetse byiza cyane. Icyizere project rero igamije icyizere koko, impuhwe n'ubufasha burambye, aho nyuma tujya tugenda nyine tuzana n'abantu bagatanga ubuhamya, wa mukobwa agarurira icyizere akaba yakwiga akagira igihe akabona n'akazi, wa mubyeyi ubonye inkunga ntoya ariko ikamugeza ahantu runaka, umuntu ufite indwara akabona ubufasha bw'ingenzi, iherezo biba byiza. Nk'uko rero mubyibaza, ubufasha bwa cyizere ntabwo ari gusa kugaburira abantu, nta nubwo ari no kuba twatanga iyo myenda, nubwo n'ayo mafaranga make twibaza igihe twaba twabashije kuyakusanya, ahubwo ni ukongera icyizere n'ubushobozi n'icyerekezo. Hari rero inshuti bavandimwe, niba ushaka gufatanya na cyizere, hari uburyo bwinshi bwo gukora. Gufasha abakobwa bato n'abana babo kubona ibyo bakeneye, gutanga ubufasha ku bafite indwara zidakira, ubu harimo no kubasura, guhuza urubyiruko n'abakuru mu mahugurwa no guteza imbere impano zabo. Hari nk'abantu bafite indwara zidakira baza gusaba ubujyanama, usanga hari nk'ibintu by'ibanze bakeneye, ibintu byoroshye bakeneye. Rimwe akeneye amavuta ya elayo, usanga icupa riragura 10,000, rimwe ntaryishoboye kuribona. Igihe watanga ubufasha bukeya bushobora guhuzwa bukaba bwakunganira uyu muntu. Hariho ufite intege nke cyane z'umubiri akaba akeneye nka food supplement, wenda nka kafezi. Hari abasaza bafite imbaraga nkeya ku buryo imibiri yabo, amagufwa akeneye calcium, bakeneye fer, bakeneye zinc, ugasanga wenda ikeneye ibyo 40-50 ntibabyibonera. Wowe rero uramutse ugize urengera umwe, waba ugize neza. Harimo usanga na mituweli kuzibona ari ingorabahizi, ariko twebwe ni direct support aho ishobotse. Dushobora kuba dushobora kubomora umubare nyinshi turabifite muri database, noneho nawe ugatanga iyo support. Ushobora kuba ari ikigo kibikoze, hanyuma twe tukaripotinga gusa, tukabika iyo ntuzi, ariko mwebwe direct support, ntabwo ari nta bintu byo kutunyuraho bindi. Oya. Hari rero guhuza urubyiruko n'abakuru mu mahugurwa no guteza imbere impano zabo. Buri gikorwa gito gifite ingaruka nini ku buzima bw'undi muntu, aba ari ibintu byiza. Umunsi umwe rero w'umuntu ushobora guhindura ubuzima bw'abandi. Igikorwa gito ukoze gishobora gufasha umuntu. Cyizere project igaragaza ko impuhwe n'icyizere bishobora gutanga ubuzima bushya ku bantu benshi. Ntucike intege, n'ufashwa yafasha. Shyigikira abandi kandi wibuke ko icyizere aricyo gisubiza abantu mu nzira z'ubuzima. Katubabwire rero bavandimwe, mu kurikira iyi chaîne yacu ya YouTube Iboneye TV, kandi abandi mukaba abakunzi b'uyu mushinga wa Cyizere project, ni mwebwe mubwirwa ko ku bufasha butoya hari icyo wakora kandi nawe kikakugirira akamaro. Hanyuma no kuba mwaya mahuriro nabyo bifite icyo bimaze, kubera ko bishobora kungura ubumenyi, bikangura impano, bikangura impuhwe, bikangura urukundo. Kumva uri kumwe n'abandi byongera imbaraga. Umuntu wenyine burya aba afite imbaraga nkeya, ariko abantu benshi imbaraga bari nyinshi. Wakwitabira rero unyuze kuri 0782 66611, 0782 aho ngaho watubaza uko bikorwa, cyangwa se waba uri umwe mu bafite ibyo bibazo bikuremereye. Tubaza kuzashyiraho na link. Iyo link tuyita ngo ni fata iya mbere commitment link, ndetse ni interlink, kuko irimo za link nyinshi zikwinjiza iz'imishinga itandukanye. Noneho abantu mukomeze yuzuze, tube turi hamwe kugira ngo dukomeze dufatanye kandi tuzagire ku ntego. Twabivuze rero, wakomeza
sura imbuga zacu, ariko twanahura mwanagira naho dukorera tugafatanya n'ahangaha ku Gisozi haruguru yo ku Rwibutso. Ubwo ni mu karere ka Gasabo. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.